Welcome on you, the first number one in the Kigali and the Rwanda. You are number one. Yitwa Muhido. Muri background niwe murukumva mugiye kubagezaho ikiganiro mu buryo burambuye. Hano nabateguriye umusore tugiye kuganiraho ku mpano yiwe. Akaba ari umunyempano cyane, akaba yaradukonvetse atubwira ko afite impano. Ese ikimwihishemo ni ikihe cyangwa icyo ashaka kugaragaza ni ikihe? Mushonje muhishiwe yitwa araza kubibwira mu buryo burambuye. Mwiriwe neza musore? Wasafi. Haye. Ya muraho neza abafana banje, nari mbakumbuye cyane iminsi myinshi bro. Hayi. Wasafi. Ko nta courage ufite musore? Turi kumwe mu muziki, turaje tubahe talent zigezweho. Turaje tuzamukana imbaraga nyinshi cyane. Uri umuhanzi cyangwa wifitemo impano itandukanye n'ibyo mvuze, ariko n'ubundi byose aba ari ubugeni cyangwa se aba ari ubuhanzi? Wana nifitemo impano itangaje, impano yo kuririmba tu. Impano yo kuririmba? Impano yo kuririmba watera akapera kugira ngo abakunzi badukurikiye muri uyu mwanya babashe kukumva musore? Akapera ya umuntu yababwira nko ku bintu by'urukundo, kababwira ko urukundo rwabaye love bird. Love bird kabisa. Okay, love bird. Nga kapela. Ila oh my god, ila Bo kanze mbakubitire ku muziki umeze neza wa Kabaya, nk'umuntu uzi Kabaya. Abantu bazi Kabaya ndabashuhuje cyane, kanze mbakubitira agapera ka Kabaya nkatura umuntu bita Mama Kabaya tu. Mubwira ati ni wowe ukwiye gutura Kabaya. Speak loud. Ni wowe mwamikazi wa Kabaya, bituma nkurata Nyampinga, wowe wahogoje amahanga. Kuva Kabaya kugera Rubavu, kuva Rubavu kugera Kigali. I wanna be Kabaya, Eastern Africa. I wanna be Kabaya. Yeah. Amen. Wala. Okay, amazina y'ubuhanzi bakwitande? Honori Kabaya. Yitwa Honori Kabaya. You are welcome. You are the first number one in the Kigali and the Rwanda. You are welcome Kabaya. Welcome, naje kabisa, naje ndahari. Impano yawe wayitangiye ryari? Impano yanjye nayitangiye kuva kera nyiri umwana mutoya. Kugira ngo uririmbe Kabaya byaturutse ku kihe gitekerezo? Byaturutse ku mukobwa mwiza wa Kabaya tunakundaga. Niwe waje kunyiyumvamo mitanye mutora iyo ndirimbo tu mitamwita umwami w'Ikabaya. Yaje kukwiyumvamo murabana se cyangwa ntago mubana? Ntago tubana, yashatse abandi ba X. None se kubera ko yashatse uracyamutura Kabaya cyangwa warabiparitse kumutura? Wana ndacyayimutura kabisa, aho ari nawe yumve ko imeze neza, yumve ko ari njyewe ubimushyira ku mutima. Byagenze bite kugira ngo agusige kandi waramuririmba indirimbo bita Kabaya? Ntabwo mbizi, buriya ari amarangamutima ye. Yego. Okay. Buriya amarangamutima ye niyo yahisemo icya aho azajya tu. Okay, byarangiye umuririmbye birangira nawe agusize. Kubera iki waye? Ni story ndende ntago aka kanya nawe. Niyo ndirimbo yo yonyine waba waramuririmbiye? Ari n'indi ndi kumutegurira, nenda kuyishyira hanze aka kanya nzayibagezaho. Harya amazina y'ubuhanzi bakwita? Honori Kabaya. Honori Kabaya. Yitwa Honori Kabaya, murukumva hano muri studio za Mbonyi Talent. Honori Kabaya mu supporting ku buryo budasanzwe, agiye kutwibwira mu buryo burambuye ndetse atubwire imigabo n'imigambi yiwe y'impano yiwe ku buryo buri muntu wese arabasha gusobanukirwa kuri Honori Kabaya. Okay, Honori Kabaya. Kuri Mbonyi Talent, kaza kuri Mbonyi Talent. Sawa. Mbonyi Talent ukimara kuduhamagara twarakwitabye, wayibonye gute? Mbonyi Talent nta kibazo cyayo, nasanze ari abasaza bameze neza. Nta mutima mubi kabisa. Nta mutima mubi. Ese ni ikihe kintu mu muziki wawe cyangwa se kikugora mu gukora muziki cyangwa se mu gutangira gukora imiziki? Ikintu kigora umuntu mu gutangira umuziki, abacanege. Abacanege baba bibona nk'imikino, ubukene, ndumva ari ibyo tu
muri bike. Okay, gerageza uvuge cyane kugira ngo abakunzi bawe babashe kugukurikira. Ese mu rugendo rwa muzike bwari ubwa mbere ukoze muzike cyangwa bwari ubwa kabiri ukoze muzike? Ewana, bwari ubwa kabiri kabisa, ariko ntago ndabivamo, ndacyabirimo nta nubwo nzabivamo. Okay, akapera, ongera akapera ku buryo akapera kabaya uriya mwami w'ikabaya se, uriya mwami kazi kabaya aze tumubwira ati ni wowe ukwiye gutura ikabaya, ni wowe mwami kazi wa kabaya, bituma nkurata nyampinga, wowe wahogoje amahanga, kuva kabaya kugera Rubavu, kuva Rubavu kugera Kigali, wambonye talenti. I wanna be big kabaya, Eastern Africa, I wanna be big kabaya. Yitwa Honore Kabaya. You are welcome Honore Kabaya. Watangiye umuziki byari muhe mwaka? Umuziki wanjye nawe utangiye kuva nyiri mutoya, kuva nkivuka njye umuziki nawe wisanzemo. Wisanzemo? Kubera iki wisanzemo? Wabyakiriye tukimara kwisanga muri muziki Kabaya? Ni kwa kundi ubona umwana ari gutoba ibyondo, nanjye nuko byaje. Okay. Hanyuma umuziki urawukora n'uyu munsi urawukora? Ewana, birimo neza. Nta nubwo nteganya kubivamo. Biramutse habonetse impamvu yo kubivamo wabigenza gute? Ewana, kubyakira biragoye. Okay, reba kuri kamera, kubyakira biragoye, musaza. Kubera iki? Kubera ni ibintu byanjye. Okay. Nko kukubwira ngo bareke usiga umugore wawe, ntago byakunda, kandi muzatandukanywa n'urupfu. Ntago byakunda. Ubwo umuziki nanjye tuzatandukanywa n'urupfu. Nta bantu murahura ngo baguce intege muri ubu? Ntago babura, ni benshi. Aka kanya ubu ngubu hari abari kumbona baranca intege, ariko respect. Wowe ntago urwanira gutsindwa, urwanira gutsinda. Okay. Yitwa Honore Kabaya. Ese muramubona gute? Ese impano iravaho ikerekeza hehe? Niyo mpamvu twamutumiye, yaraduhamagaye tubwira ko afite impano. Niyo mpamvu twaramubazaniye muri studio za Mbonye Talent kugira ngo abashe kugaragaza impano ndetse no gusohora imvamutima ziwe, umutima wiwe. Honore Kabaya, imuhira ni hehe? Muhira ni mu Rwanda Iburengerazuba. Yego. Okay. Mu karere ka Rubavu. Yego. Mu karere ka Rubavu. Honore, ese muzike ubasha kuyinjirizamo agatubutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Iryo ni ibanga ry'akazi umusaza. Yego. Iryo ni ibanga ry'akazi, ntago wajya kubitangaza hano kuri kamera aka kanya. Ubu ngubu nitugera mu gikara ariko ndaza kugusobanura neza tu. Yego, uracyari mu rugendo rwa muziki? Mu rugendo rwa muziki. Nta nubwo nzabivamo. Ntago uzabivamo? Ndacyabirimo. Uracyabirimo? Birimo neza? Okay, Honore Kabaya. Ese mu rugendo rw'umuziki cyangwa se mu kubibona kwa muziki, hari abantu benshi bavuga ngo ibi bintu nta kintu kivamo, ikindi abacantege bakaba baca intege, ibintu byinshi bakabyumva bakabatega amatwi bikarangira bamwe bazimye bavuye muri industries, bavuye mu ruhando rwa muziki cyangwa se mu ruhando rw'izindi mpano zabo bafite, ugasanga babisohotsemo. Kubera iki wowe utabisohokamo ahubwo ukarushaho gukora cyane? Byagenze bite? Abo ngabo baje guhengereza, ntago ari abantu baba baje mu bintu bazi. Okay. Abo ngabo ni abantu nyakwa kuntu ujya kureba filime wabona itakuryoheye ugasohoka, ubwo nabo baraje babona bitabaryoheye barasohoka bavamo. Baturekera ikibuga rero, twe ni ibintu byacu, baturekera ikibuga turahari. Bisobanuye ko utajuje guhengereza? Ndahari. Okay. Honore Kabaya, uragira iki inama bari abantu bavuga uvuze ko baje guhengereza cyangwa se baba baje guhengereza mu ruhando rwa muziki? Baje guhengereza rero bariya baba bafana baze bafane, baduhe na support tuzamuke, nayo ntago ari ibyabo. Ntago ari ibyabo? Ariko tu umuntu wageze kuri Mike hari igihe bari ibyo, ariko yavuga ati yahura n'aba bacanege nahoze nkubwira agahita bivamo. Ese Honore Kabaya, muri muziki cyangwa se ukora iyihe njyana? Muri Afrobeat.
kubera iki wiyumvishemo injyana ya Afrobeat? Afrobeat injyana ya Afrobeat buriya niyo nisanzemo nayo, ariko bitavuze ko n'izindi njyana nazikora, ariko Afrobeat niyo nisanzemo tu. Kubera iki wiyumvamo cyane Afrobeat? Afrobeat mba numva ariya nduya niyo yatumkurura abafanisi banjye bakaza bihuta. Yego. Cyangwa se ni story ndende. Okay, niyo mpamvu wiyumvishemo injyana ya Afrobeat. Tubivuze bwacya bukira, ariko Afrobeat bose baze bayikunde, ni injyana imeze neza. Okay, ukorera muziki mu kahe karere? Karere nkoreramo ni Kigali. Kigali. Hanyuma ukorera ko mu producer bitwa nde? Baze kunshaka mbasobanure neza. Uwo mu producer bamwita baze kunshaka ndababwira, baze kunshaka mu gikari. Yitwa Kabaya kugira ngo witwe izina Kabaya ryaturutse ku yihe mideli, cyangwa se ryaturutse mu buhe buryo, cyangwa se ryakomotse he kugira ngo ukora icyo bita discover uvumbure izina bita Kabaya, byaturutse kuri yihe nyito? Kabaya rero, Kabaya ahantu byaje guturuka nazaga gusura wa mwari w'Ikabaya. Abantu bose bakambwira ati ugiye hengeye Kabaya. Birangira banyise Kabaya, tumbibona gutyo kuko najyaga kumusura bose akavuga ugiye Kabaya, babona nigire no mu soko ngo Kabaya. Naho byaturutse. Byaturutse kuri iryo zina. None se ni nk'abahe bahanzi ujya ufata nk'icyitegererezo bakora umuziki ndetse bihiringa mu buryo budasanzwe, bakora imiziki nawe ubwawe bikakongera imbaraga? Ni abahe bahanzi ufata nk'icyitegererezo? Abahanzi bari hejuru se cyangwa bari bagitangira? Abahanzi bagitangira, sinzi ukuntu wowe ubafata. Abahanzi bagitangira cyangwa se bari hejuru? Duhere ku bahanzi bagitangira. Abahanzi bagitangira rero nabafata nk'abantu turi kumwe mu rugamba, baze dusunike paka tugeze Kigali. Ni nk'uwe muhanzi w'umuroro modo wawe ugitangira cyangwa? Abahanzi bose arega siniyumvisha ko abantu bagitangira. Ari umuhanzi nkunda cyane uri za Nyabihu cyase sinzanaherereye, ariko njya mwumva ku maradiyo menshi cyane, bamwita Amazing Hero. Bamwita Amazing Hero. Uramufana cyane. Ariko undushije ahantu aherereye wahanyibutsa to. Amazing Hero yajya akora muziki mu karere ka Rubavu, niyo makuru nabashe kumva. Ndaza kumushaka dukorane korabo, uriya muhungu numvisha birimo neza. Niyihe mpamvu mufana, cyangwa se niyihe mpamvu wumva ko wamukunda, cyangwa se niyihe mpamvu ari roromodo wawe? Impamvu ni nyinshi pe. Yego, icyambere aririmba neza, afite ijwi ryiza. Nabonye ari n'umusore w'ibigango, nagiye kuri YouTube ye njya kureba Amazing Hero. Mbona ni voga rimeze neza, riririmba neza, rifite ijwi ryiza kabisa. Uriya mwana afite tara bro. Niyo waba waraguteye kuririmba se Kabaya, mama Kabaya? Niyo waba waraguteye kuririmba, cyangwa niyo waba warakongereyemo imbaraga kugira ngo ukomeze impano yawe ikurimo ikanguke, cyangwa byaba byaraturutse ku zindi mpamvu? Byanjemo sinakubwiye kare, nahereye kare mbikubwira ati byanjemo ni ibintu byanjye. Yitwa Kabaya. You are welcome. New world, the best, number one. Kabaya, uyu munsi wa none rero twagutumiye cyangwa se watwemereye kugira ngo tufatanye ikiganiro ndetse dukomezanye ikiganiro. Ese twahuriye hano mu mujyi tutembera mu mujyi wa Gisenyi. Ese wowe urabyumva ute kuba wahuye na Mbonyi Talent? Ndishimye, ndanezerewe, meze neza pe. Meze neza cyane. Kuba Mbonyi Talent ndumva kanyamuneza tukaje, amarangamutima yaje, meze neza cyane. Kabaya ufite umukunzi? Icyo kibazo kiri pasono. Ufite ababyeyi bombi? Yeah. Ufite
hanyuma harya ni mu kahe karere aho ukomoka? Karere ni Nyabihu. Nyabihu ni hano hafi Nyabihu. ni mwokomoka? ni ukomoka? Okay, iyo abantu bumvishe bari mu karere ka Nyabihu bumva Kabaya, bumva wararirimbye Karabaya, ubihuriza hehe na Kabaya na Nyabihu? Kabaya nakubwiye kuntu byagenze, story kuntu yagenze, kuntu ari uwo mukobwa naje gukunda wa Kabaya ukiyambura Nyabihu. Ni story ndende, nakubwiye ni story ndende. Wiyambuye akarere ka Nyabihu uremera urukundo ruraguhindura rutuma Kabaya hajya iherereye mu kahe karere? Ngororero hariya Ngororero niho Kabaya, ariko nayo ituranye na Nyabihu. Ndumva bituranye, biregeranye cyane, biri kumwe. Okay. Hariya Ngororero Kabaya. Okay, niho biregeranye, niyo mpamvu wabashije gukunda umuturanyi. Umuturanyi ni umuturanyi. Okay. Yitwa Kabaya. Indirimbo ya mbere wakoze, indirimbo ya mbere yitwa Mama Kabaya, ni wowe irimo nigeze kuyumva kuri radio, indirimbo yawe bita Mama Kabaya. Ese ukimara kuyumva bari kuyikina ku maradiyo wabyakiriye gute? Ese wagaragaje amarangamutima gute muri wowe, cyangwa se no ku bakunzi bawe, cyangwa se naho wari uri muri wowe mu mutima wawe byagaragaye gute? Nabyakiriye neza, numvishe nishimye. Biba byiza kubona uririmbye indirimbo ukumva irazamutse, ariko nabirenze ni ibintu biri aho. Okay. Bo Honori Kabaya. Naba harya abantu baguciye intege ugakomeza muzike, waba ubibuka? Ndabibuka, ndanabareba mu mafoto yanjye, ariko amazina ntago nyazi. None se ntago ujya ubumva ubanze mu mutima wawe? Ntago njya mbanga. None se wakanga wabanga se niho wabaremye? Ntago wakanga abantu waremye. Ntago wakanga abantu utaremye. Okay. Amen. Okay, Honori God winywera iki? Amazi tu. Amazi? Ntago kugacupa urebaho? Oya. Biragoye. Ikosa ribi cyane. Okay, Honori God ni ikihe kintu cyamubayeho ku munsi wa mbere, cyangwa se mu buzima bwiwe kuva avutse? Ni ikihe kintu yaba yarahuye nacyo kikamutangaza cyane kurenza ibindi byose yaba yaranyuzemo kuva kivuka? Ibintu nahuye nabyo bikantangaza ni abantu bajya bambeshya. Abantu bambeshya ku isi ya Nyagasani, nicyo kintu cyantangaje ku isi muri byose. Okay, ikindi kibazo kiragira kiti Honori God cyangwa se Honori Kabaya. Ni Honori Kabaya. Honori Kabaya, sorry. Honori Kabaya mu buzima bwiwe ese akunda umukobwa umeze ute, cyangwa se yumva yakunda umukobwa uteye ute, mu buhe buryo? Umukobwa umeze neza w'imibiri yombi, utaritukuje, utariteye ibintu bya make-up, umukobwa ura umeze neza, uri naturel, nta kwitoboza amatwi, imibiri yombi, ameze neza, uwo niwe nshaka tu. Okay, Honori Kabaya akunda kurya ibiki mu buzima bwe busanzwe? Icyo kurya, mu byo kurya harimo ibishyimbo, ibintu nk'ibyo. Okay. Ibihingwa by'iwacu. Okay, Honori Kabaya yabayeho ute? Ni muntu ki? Mbayeho neza, ndi umuntu uri no stress. No stress, ni umusportif raho, nikundira ka siporo, ni umuntu raho. Okay, dusoza tujya ku musozo, Honori Kabaya wabwira iki abakunzi bawe mu buryo? Abakunzi banjye nababwira bakomeze bakigikire, bajye kuri YouTube bandikemo Honori Kabaya, barahita bambona neza cyane, babone musique yanjye, batere like, comment, bakomereze utunaribi. Okay, turagushimiye cyane Honori Kabaya. Asante sana. Respect kuri Honori Kabaya. Akaba ari umuhanzi twari turi kumwe muri background za
Mbonye Talent, you are welcome. No, the first number one in the Kigali and the Rwanda. Turabashimiye cyane. Murakoze amahoro n'imigisha bibane namwe. Asante sana. Waba wifuza kugaragaza impano yawe cyangwa ufite icyo ushaka kwereka isi? Kurikira Mbonye Talent. Inama zigiye zitandukanye ndetse n'inkuru zigukora ku mutima. Kurikira Mbonye Talent, aho izajya kugezaho ibiganiro bishya kila siku Mbonye Talent. Ku mutima.